ntukaryame udafite umupangu w'ejo. Burya ni amakosa akomeye cyane kuryama utapanze ibyo uzakora ejo, kuko n'ubundi ubyuka nta gahunda ufite. Burya kugira ubuzima bwiza cyangwa se gutera imbere ugakira ukabona amafaranga ntago byubakwa no kwicara ngo turebe za motivasiyo cyangwa se ya magambo dusoma twumva ngo ijambo ryahindura ubuzima. Oya, ahubwo imico yawe ugize kandi ukora buri munsi umunsi ku munsi, imyitwarire yawe ikuranga ubudasiba, mbese bya bindi wabaye addicted, ya mico yakubase niba ariko nabyita, nibyo bigena iterambere ryawe. Burya abantu bateye imbere, ba bantu bafite icyo bigejejeho, nucunga neza uzasanga atari ba bantu babyigamba cyangwa se ngo babivuge hehe na hehe umunsi ku munsi, ahubwo uzasanga ari ba bantu bafite ibintu byababase bakora buri munsi, bafite imico yabaye addicted kuri bo, bafite imigenzereze ibaranga buri gihe, akaba ari ibageza kuri ibyo byose. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo waba addicted ku mico n'imigenzereze bikugeza ku majyambere, bikugeza ku iterambere. Iri jambo nubwo tujya turikoresha ngo umuntu yabaye addicted cyangwa yabaye yabaswe n'ibintu runaka, nubwo tujya tubikoresha tugaragaza ku imico itari myiza, wenda ngo yabaswe n'ibiyobyabwenge, yabaswe n'itabi, yabaswe n'inzoga, ariko hari n'uburyo ushobora kubatwa n'imico myiza kandi yakugeza ku iterambere. Ndagira ngo muri iki kiganiro mubyumve muri iyo sanse ko ari ukubatwa n'imico itujyana ahantu heza, itugeza mu iterambere. Ikintu tugomba kumenya, amafaranga azirana n'urusaku. Ahantu amafaranga aba aherereye ntago hiyamamaza, nta nubwo ari hantu ngo hatrendinze ngo hamamaye. Oya, niyo mpamvu burya ubukire cyangwa se amafaranga abantu bakunda guca ukubiri nayo, mugaca mu nzira zitandukanye. Abantu benshi dukenera motivasiyo kugira ngo tugire ikintu dukora, tugakenera kugezwaho ibitekerezo bitandukanye, tukizera ibitangaza, ndetse tugakenera no guca mu nzira za bugufi kugira ngo tugere kuri ubwo bukire. Mu gihe hanze aha hari abantu batuje bicecekeye, ubona bameze nk'aho bari bored, bari kubaka ubuzima bwabo, bari kugera ku bukire bicecekeye. Niba ushaka kugera ku bukire rero, ku buzima bwiza burambye, ugomba kubatwa n'iyi mico ikurikira, kandi utagendeye ku marangamutima yawe ngo wenda ndashaka kujya mbigenza gutya, ndashaka kubaho gutya, imico nshaka ni iyi ngiyi. Oya, ibyo ukabishyira hasi, ahubwo ugafata iyi mico kandi ukaba addicted nayo, kuko niyo izakugeza ku iterambere. Ikintu cya mbere, iga gukontorora amafaranga utitaye mu gushimisha abantu cyangwa se utagendeye ku bantu. Burya ubukire, ubuzima bwiza buza urekeye kujya uspendinga amafaranga, utakaza amafaranga kugira ngo ukunde ugaragare neza, kugira ngo uboneke neza mu bandi. Burya nujya kugura ikintu, ntukagura ikintu kugira ngo werekane ko hari intambwe wateye, ahubwo jya ugura ikintu ugendeye ko kizasigasira iterambere ryawe, ndetse ko kizazamura iterambere ryawe, kizagira icyo kigufasha mu rugendo urimo. Kwikontorora mu gutakaza amafaranga cyangwa se mu gukora bya bindi ubona bidakenewe, mbere uzabibona nk'aho ari ukwibabaza, ubibone nk'aho urimo gusafaringa, kugeza cya gihe uzabona biguhaye amahoro, ndetse ukabona ko na ya pressure wabaga uriho yo kugura ibintu bitagufitiye akamaro, gukora ibintu ngo ukunde ugaragare neza, iyo pressure uzabona isimbuwe no kumva utuje ufite amahoro. Ibyo ngibyo rero ubibona nyuma y'igihe ari uko watangiye kwadobuta ndetse no kuba addicted n'iyi mico y'iterambere. Icya kabiri, fata umuco guhera ubu ngubu, utangire wakire kugira irungu niba ushaka kugira guca mu nzira y'iterambere. Ibi ngibi rero impamvu abahanga babivuzeho nuko burya iyo utangiye inzira y'iterambere, cya kigare wabaga urimo
ba bantu mwakundaga kuba muri kumwe muryoshya ibintu byashyushye wumva nta rungu ujya ugira uba uri kumwe nabo muserebura bya hato na hato mwishima. Iyo utangiye runo rugendo uba ugomba gufata inzira ya wenyine ahanini, ndetse ari inzira abenshi ibagora kuko baba batandukanye na bya bindi byose, ahubwo bafashe inzira y'iterambere. Kuko cya gihe uzaba uhuze hari ibintu urimo gukora uri wenyine urimo utekereza umedita, ba bantu mwabaga muri kumwe ntago bazaba mukiri kumwe, aribwo bazatangira kubona ko utakiri mugenzi wabo, bityo wisange wenyine. Ibi rero uba ugomba kubyakira. Wowe icyo ugomba gukwitaho ni ugukora ukaba focus, ndetse ukagira n'icyerekezo. Ibintu by'amarangamutima ukabishyira hasi. Icya gatatu, aka kanya fata umuco wo gutangira kwiga, kugira ubumenyi bwishyura. Muri iki gihe tugezemo, ikintu gifite akamaro, ubumenyi bufite akamaro ni ubumenyi bwishyura uko bwaba bumeze kose. Akazi ako ari ko kose gapfa kuba kakwishyura neza, ako ngako uba ugomba kugakora, aho kugira ngo uba utekereza ko uzakora bya bindi ngo bizatuma uguma muri smart usa neza. Ntabwo ibyo bintu bikigezweho. Ubu ikigezweho ni akazi kishyura. Ikintu cya kane ugomba kwitaho, ugomba kuba addicted nacyo, ni ikintu cyo kumenya kubara ibyinjiye n'ibisohoka. Aho ngaho ni uguhera no ku tuntu dutoya, ukajya wibaza uti se ubu ngubu ko nsohoye aya mafaranga, wenda nguze iki kintu cyangwa se nyakoresheje ibi bintu, ayinjiye ni ayahe, ayinjiye ni angahe? Hari abantu uba wagira ngo bafitanye ikibazo n'amafaranga. Yabona amafaranga, yabona hari nk'ikintu yinjije, cyangwa se abonye amafaranga mu buryo butandukanye, akongera kugira amahoro ari uko ayo mafaranga ashize, ari uko amuvuyeho. Hahandi uzasanga iyo afite amafaranga uba usanga arimo agura n'ibyo atateganyije, n'ibyo atarafitiye gahunda, ahubwo kuko gusa afite amafaranga akaba yumva ko agomba kuyakoresha. Mbere yo gukoresha amafaranga, banza urebe ku rutonde rw'ibyo ukeneye, urebe igikenewe cyane, kandi unarebe uti ese ko nsohoye amafaranga, ayinjiye azaba angana gute, andi azava he? Umuco wa gatanu ugomba kuba addicted nawo guhera ubu ngubu, ni umuco wo kumenya environment yawe, abantu bagukikije. Ese mu by'ukuri ninde uba ugomba kwisobanuraho? Ninde uba ugomba gutakazaho imbaraga zawe n'umwanya wawe? Ninde uba ugomba kumvira? Inshuro nyinshi dusubizwa inyuma n'abadukikije. Burya muri ba bantu muba muri kumwe, muri za nshuti zawe, niba ubona nta muntu wakugezaho igitekerezo cy'iterambere, nta muntu wagushyigikira mu byo urimo, cyangwa ngo aguhe ubufasha ubwo ari bwo bwose, ahubwo ukabona ni ba bantu bakudekuraja, ibitekerezo bikujyana mu buyobe, kugumana nabo urimo guta umwanya. Tangira ubu ngubu wibabaze, ariko ibyo ubicikeho. Gatandatu, guhera ubu ngubu tangira wigirire icyizere. Burya umuco wo kwigirira icyizere nicyo kintu gisumba ibindi byose. Iyo wifitiye icyizere ko ibintu wabikora, n'ubundi urabikora. Gushaka ni ugushobora. Kandi ubumenyi ubwo ari bwo bwose waba ufite, utifitiye icyizere, byose aba ari imfabusa. Duhora tubiganiraho. Icya karindwi gikomeye cyane, ntukaryame udafite umupangu w'ejo. Burya ni amakosa akomeye cyane kuryama utapanze ibyo uzakora ejo, kuko n'ubundi ubyuka nta gahunda ufite. Ibi ikintu bigufasha cya mbere ni ukwiyumvishamo yuko uba uri bubyuke kare, kandi ukabyuka ibintu byose bisetinze, uhita utangira umupangu w'umunsi. Twihuse cyane rero, icya munani, abantu benshi muri iki gihe babaye addicted, babaswe ahubwo na social media, cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga ziraza kurikora. Gira umwanya wo kujya ku mbuga nkoranyambaga, ndetse umenye n'ibyo ureba
niba ari amakuru, niba ari ibyiriwe wenda bitrendinga, cyangwa se ibindi ushaka kureba wenda bigufasha kuruhuka mu mutwe, kugira ubumenyi se wiyungura bugufasha umunsi ku munsi, nko kuri iyi channel Ibanga Entertainment. Ibyo byose ukaba ufite umwanya wabihariye, ariko ntibigutwarire igihe muri cyagiye wagakozemo ibindi, ngo umwanya uharire social media igutware. Ikindi kandi cya 9, haranira kuzajya uba umeze neza, wambaye neza, uhumura, kuko twarabibonye ko umuntu usa neza bimwongerera confidence, ndetse n'aho akomanze hose nta wamwima karibu muri serivisi iyo ariyo yose. Ikiganiro naragikoze kiri kuri iyi channel cy'ibyiza byo kwambara neza niyo waba uri umukene cyangwa se ukiri mu nzira y'iterambere. Kora subscribe kuri iyi channel Ibanga Entertainment niba utarayikora, namwe kandi mwayikoze muri abantu b'ingenzi cyane, kuko umunsi ku munsi tuzajya twungurana byinshi bidufasha mu buzima. Ciao, bye bye. Reka duhure mu kiganiro gikurikiye.